iyi nkuru tugiye kuyiganiraho. Ibyiringiro bipenetra bigacengera bikagenda bikagera no hakurya yo kuba umuntu akiriho akamenya ibizabaho na nyuma yo gupfa kwe, kandi akabihagararaho atajegajega. Imana ishimwe. Dusomye inkuru Yosefu ngo abwira bene se, arahiza bene se, arababwira ngo Imana ntabwo izabura kutabagenderera. Imana ndindwi, uyu muntu ninde? Uyu ni umuntu ufite ibyiringiro mu Mana. Uyu ni umuntu wamaze gushiftinga ibyiringiro bye abikura mu isi. Ibyiringiro byacu ntabwo bikwiye gushingira mu isi n'ibiri mu isi. Ibyiringiro byacu bikwiye gushingira ku Mana, kuko ariyo Mana isoza kwiringirwa. Ibyiringiro tuyiringiramo, tuyishyiramo, tuyizereramo. Imana ishimwe cyane. Ese utegereje nde? Bibiliya twereka ko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Dawidi yabishimangira avuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana igusubizamo intege iyo uyitegereje, bakanjyana ku iriba ry'amazi adasuma. Ahangaha Yesaya nawe arabivuga, arabihanura, arabishimangira. Yaciye mu bikomeye Samsoni, ubwo ngo bari bamuhambiriye Abafilisitiya bamugeza i Lehi, ahambira imigozi n'iminyururu. Ubwo Delila yari yamushutse ati Samsoni, Samsoni, Abafilisitiya baraje. Akunda yamubwiye ngo namuhambire, no yamuhambiye ingoyi zikomeye. Samsoni bamuhambiriye ngo agoswe n'abantu 5,000 n'amacumi n'intwaro zikomeye. Ageze mu kibaya bita Lehi, yavuze ijambo rikomeye. Hari igihe cy'amakuba mu ruhande rwe, ariko ngo arasenga isengesho, aravuga ngo Uwiteka ntukunde ko ngwa muri aya maboko y'abapagani batakebwe. Impamvu nongeye kubasuhuza bwoko bw'Imana, mwiriho ni amahoro. Nanone kandi twongeye kugirirwa ubuntu bwo kubasha kuba imbere y'iyi kamera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nyine ni ubuzima. Kandi ndabakunda cyane, nezezwa cyane no kubona komenti zanyu, kubona abakurikirana ibyigisho byacu twigisha cyangwa se ibiganiro tuganira. Ntabwo muri abandi, ahubwo muri umuryango, muri family, muri abavandimwe cyane, kuko ni iby'ingenzi. By'umwihariko Imana igiha umugisha abasharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kuri benshi. Rero munyemerere uyu mwanya kugira ngo tuganire nanone icyo numva Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo nacyo kibashe kudufasha, kifashanye namwe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Imana nzima, Imana y'urukundo, ngushimiye umwanya mwiza umpaye kugira ngo mbe imbere yawe nganire ndetse n'ubwoko bwawe. Nyemerere uyu mwanya ntaba ari njye, ahubwo wari uza gukorera muri njye kugira ngo ufashanye n'ubu bwoko bwawe. Ndagushimiye ko byumvise, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Munyemerere rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nanone turacyari ku muyoboro wa Gospel Harvest Network. Rero ndagira ngo tuvuge ijambo rivuga ngo kuba mu buzima bufite ibyiringiro. Kuba mu buzima bufite ibyiringiro. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye, cy'ingenzi, kidasanzwe. Iyo tuvuga ibyiringiro tugenda tukabihuza no kwizera, ariko ni amagambo abiri asa nkaho atandukanye, ariko akora mu buryo bumeze nkaho ari bumwe kandi yunganirana. Kugira ibyiringiro, kwizera ndetse no kugira ibyiringiro. Hari ukwizera ati nizeye ko ikintu cyabaho, ariko hari no kugira ibyiringiro yuko kizabaho. Urumva ko ibyiringiro biri hejuru yo kwizera. Iyo umaze kugira ibyiringiro, kwizera nako kuraza. Ni ukuvuga ngo ibyiringiro ni ngombwa rwose. Turi rero tugomba kuba mu buzima bufite ibyiringiro, kuko ibyiringiro ni ikintu cy'ingenzi. Iyo umuntu abuze ibyiringiro aba abuze ubuzima, aba abuze byose. Rero ibyiringiro biraduterura, bikatujyana, bikadutereka neza mu kwizera, kuko twizera ibyo twiringiye. Imana ishimwe cyane. Rero ndifuza ko njye nawe uyu mwanya twumva aya magambo, kandi akagenda akinjira mu mitima yacu, agahindura n'imibereho yacu. Impamvu hari ibyiringiro ni uko haba hari n'uwo kwiringirwa, cyangwa icyo kwiringirwa. Kandi ntushobora kugira ibyiringiro mu muyaga gusa.
Ubuzima budafite ibyiringiro ni ubuzima bubayeho mu muruho, mu mubabaro, ndetse bumera nk'ubutariho, ntabwo buba buriho mu magambo makeya. Kuko iyo umuntu abuze ibyiringiro atakaza imbaraga, no mu buryo fizikale, mu buryo bw'ibigaragara atakaza imbaraga. Umubiri we ushobora kwatakwa n'indwara, kandi kubera ko nta byiringiro, yiburira icyizere we ubwe, abura confidence no kubaho kwe, abura icyerekezo cyo kubaho kwe, yumva ko ntacyo bisobanuye. Turi mu isi rero yuzuyemo abantu benshi babuze ibyiringiro, kandi ibyiringiro bikomeye cyane, dukwiriye kubitunga ndetse tukabigwiza nk'uko dukenera ibyo kurya bya buri munsi by'ubuzima bwacu. Niko dukwiriye gukomeza kugaburira ibyiringiro byacu, tukabigaburira kugira ngo dukomeze kubaho. Iyo dutakaje ibyiringiro tuba dutakaje kubaho, kuko dutakaza n'ahazaza. Ahazaza hacu habitse mu byiringiro, kuko ntago haraza nyine tuharebesha amaso y'ibyiringiro, tukaharebesha amaso yo kwizera. Iyo tumaze kuhabona tubasha kugira imbaraga zo kugira ngo duharanire kugira ngo tugereyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyiringiro rero nyabyo nta nubwo bishira. Niyo wowe igihe cyawe kigeze ukarangiza urugendo rwawe cyangwa ukarangira, ibyiringiro ntabwo byo biba bihagaze. Ibyiringiro biranakomeza, bigakomeza no nyuma y'abazagukurikira. Ibyiringiro birakomeza, bigakomeza na nyuma y'imishinga wakoze. Rero ukwiriye kugira ubuzima bufite ibyiringiro, kuko byo birakomeza, ntabwo bitangira. Satani ntafite imbaraga zishobora gutangira ibyiringiro, ndetse n'ibigeragezo byinshi duhura nabyo muri iyi si tubitambutswamo n'imbaraga zitwa ibyiringiro. Icyo tureba, iyo ibyiringiro tubifite, amaso yacu ahumutse, arimo kureba neza kandi yiringiye ko ibyo wiringiye uzabibona. Imana ishimwe cyane. Ariko reka dukomeze tujya mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana bidufashemo mwene data. Kuko uyu munsi ndifuza ko njye nawe iki cyigisho tuza kukirangiza twujujwe imbaraga zitwa ibyiringiro. Muri iyi si y'abantu badafite ibyiringiro, muri iyi si y'abantu bihebye, abantu barihebye, abantu bacitse intege, abantu babuze inzira, abantu babuze icyerekezo cy'ejo hazaza, kandi mu mpande z'ubuzima bwose butandukanye bwo tubamo muri iyi si. Abantu babuze icyerekezo cy'urushako, babuze icyerekezo cy'imiti y'iterambere, memu n'abarigezeho bafite impungenge y'ahazaza habo. Ariko uyu munsi wa none ndifuza ko njye nawe tuvamo nk'isi yo kubura ibyiringiro, kuko iyo si yo kubura ibyiringiro ni isi y'abapfuye. Ubundi ni isi y'abapfuye. Umuntu ukiri wese yagakwiriye kuba afite ibyiringiro. Ibyiringiro nyabyo bituruka mu Mana, bituruka muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ishingiro ry'ibyiringiro n'uko ibyiringiro biba bisa bimeze. Tugiye kujya mu Itangiriro tuhareba inkuru ihari. Turaza gusoma mu Itangiriro ibice 50, turaza kuhareba inkuru ihari kugira ngo turusheho kuyiganiraho. Mu Itangiriro ibice 50 tuhereye ku murongo wa 24 haranditse ngo: Yosefu abwira bene se ati, ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ikabakura muri iki gihugu, ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo izabaha. 25 bakavuga ngo Yosefu arahiza abana ba Isiraheli ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyane amagufa yanjye muyakure ino. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110. Baramwosa, bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Iyi nkuru tugiye kuyiganiraho. Ibyiringiro bipenetra, bigacengera, bikagenda bikagera no hakurya yo kuba umuntu akiriho, akamenya ibizabaho na nyuma yo gupfa kwe, kandi akabihagararaho atajegajega. Imana ishimwe. Dusomye inkuru Yosefu ngo abwira bene se, arahiza bene se, arabwira ngo Imana ntabwo izabura kutabagenderera. Imana ndazi neza, nukuvuga ngo ndi umuhamya ubihamya ndahangaha. Amaso yanjye arimo arabireba, ibitekerezo byanjye birabyemera, umutima wanjye urabizi. Imana ntizabura kubagenderera ngo izibakure muri iki gihugu, kugira ngo ibajyane mu gihugu yarahiriye ba sogokuruza bacu Aburahamu, Isaka ndetse na Yakobo. Ariko
dore ngiye gupfa, njyewe ndagiye maze gukura, ndumva ibihe byanjye bisa nkaho binjyanye. Ubwo nzaba maze gupfa, amagufa yanjye muzagende mujye kuyahamba i Kanani mu gihugu cy'amasezerano, aho Imana yavuganye natwe, kandi ndabarahije kugira ngo iki kintu muzagikore. Imana ishimwe. Yosefu yitegereza akinariho, agira ibyiringiro yuko amagufa ye azajya guhambwa i Kanani. Uyu Yosefu yari ageze mu myaka 110. Ibi ni ibyiringiro bikomeye mwene data, bidasanzwe. Ntabwo habonekaga undi mucunguzi mu buryo bw'ibigaragara Yosefu yarebaga n'amaso ye ngo avuge ngo Efurayimu umwana wanjye cyangwa se Manase, cyangwa arebe muri bene se ba Simiyoni n'abandi ngo avuge ngo harimo umugabo uzaduterura tujyane atugeze mu gihugu cy'iwacu cy'amasezerano. Avuga ngo aha hantu turi turacumbitse, turi mu gihugu nyine cyo muri Egiputa, ariko dufite gakondo yacu, kandi iyo gakondo yacu Uwiteka yamaze kurahira neza ko iyo gakondo yacu tuzayituramo twe n'abana bacu, kuko ari igihugu Imana yahaye ba sogokuruza bacu. Mwene data, ndagira ngo mubwire ngo ibyiringiro byacu bikwiriye kuba bishingiye ku masezerano y'Imana. Uyu Yosefu impamvu yari afite ibyiringiro bitajegajega, nuko byari ibyiringiro bishingiye ku masezerano y'Imana. Umuntu wese ushingiye ibyiringiro bye ku masezerano y'Imana akwiriye kuba ahagaze ashikamye atanenyeganyega, akaba azi neza ko ibyo yiringiye ari iby'ukuri kandi bizabasha kugira gute gusohora. Yosefu arahiza bano bantu, nditegereza nk'abantu se ateranyije bene se n'abana babo n'imiryango yabo, ari hagati muri bo nk'umuntu wari warabanjirije muri Egiputa, ndetse akagira umugisha ukomeye akabatungira no muri Egiputa, kuko Imana yari yamuhereye umugisha muri Egiputa. Ariko yari atuye muri Egiputa nk'umuhisi, nk'umuntu watuye just igihe gitoya, azi neza ko igihe gikwiriye bazataha. Birashoboka ko nayo iminsi yamaze mbere yo kugera muri iyo myaka 110 yari afite expectation, yari afite ibyiringiro ko buzacya umunsi umwe habonetse inzira zo kwambuka bakava muri Egiputa bagataha iwabo i Kanani. Yosefu uyu nguyu ntabwo yari azi bizakurikira muri Israel, muri Egiputa, bije kuzaba kuburi bene wabo. Ko birigaragaza ngo ubwo Yosefu yari amaze gupfa, ngo bene wabo ngo himye undi mwami utaruzi abayuda cyangwa se abayisiraheli, ngo atangira kubakandamiza, ngo uko yari yarabonye ngo baragutse baba benshi. Uwo mwami wari uje kubakandamiza rero bakoresheje ubucakara, yari arimo kwinjira mu gihe Yosefu yarebaga ko igihe kizagera icyo gihugu barimo kikabasharirira kuko atari iwabo. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ikindi gihugu bari baragenewe bazaturamo, Imana yababwiye ko kizaba ari igihugu cy'amasezerano, cy'amata n'ubuki, cy'umunezero, cy'ibyishimo. Yosefu avuga aya magambo ntago yakuruye wenda ngo arebe menye ngo hazabaho umuntu bita Mose, ariko yamenye neza ko hari umucunguzi uzaza kubakura aho hantu akabajyana mu gihugu cy'amasezerano. Yamenye neza ko umucunguzi azaza, kuko icyo gihugu batuyemo atari cyabo, kugira ngo abajyane mu gihugu Imana yarahiriye ko izabajyanamo. Rero ubuzima bwa Yosefu bwari bwuzuye ibyiringiro, bya byiringiro byatumye arahiza na bene se. Ubuzima bwanjye n'ubwawe bukwiye kugira ibyiringiro bushingiye ku magambo Imana yose yavuze mu ijambo ryayo. Haleluya. Kandi ibi byiringiro Yosefu nawe yari afite abikomora, yari yarabitojwe na se Yakobo nawe ubwo yapfaga akiri muri igihugu cya Egiputa, yabwiye abana be, arababwira ngo ntimuzamambe inaha, muzanjyane mujye kumamba mu bituro bya data ndetse na sogokuru wanjye Aburahamu, aho bashyinguye. Ahantu hari igihugu kimwe bari barimo, aravuga ati nubwo ngiye gupfa, ariko ntabwo ahangaha hari gakondo yanjye, mfite gakondo yanjye. Dukwiriye kugira ibyiringiro bya gakondo twahawe n'Uwiteka. Dufite ibyiringiro bya gakondo, iyo gakondo ya mbere dufite, abangaba bakiraniraga Kanani yo mu isi bigaragara kugira ngo ariho bazajya. Ariko bamenye neza badashidikanya ko byanga bikunda, nubwo baba barapfuye imibiri yabo igapfira muri Egiputa, ariko ko imitima yabo iri i Kanani. Orede na mbere yo gupfa kwabo
imitima yabo yaragiye ijya kuruhukira i Kanani mu gihugu cy'amasezerano Imana yari yarabahaye. Mbese iyo tugenda mu isi y'ibigeragezo n'ibipimo tugira ibyiringiro ku masezerano y'Imana yavuganye natwe. Ese imitima yacu already yamaze kugera muri Kanani yo mu ijuru? Tugira ibyiringiro ku bw'isezerano ry'amaraso ya Yesu ko tuzatura muri Kanani yo mu ijuru? Dufite ibyiringiro ko imiraba n'imiyaga ducamo muri ubu buzima itazatunyaga ubugingo bwacu, tuzajya gutura muri Kanani yo mu ijuru? Imana ishimwe. Haleluya. Yosefu rero afite bino byiringiro yicaranye n'abana be na bene wabo, ababwira ngo ndabizi ko dore ndashaje kandi ndumva biragaragara ko ngiye gupfa, ariko nubwo ngiye gupfa mfite ibyiringiro yuko muzataha mugasubira mu gihugu cy'amasezerano i Kanani. Abo yabwiraga aba bantu ntibari bazi ni Kanani bamwe muri bo, kuko benshi bari bavukira hariya muri Egiputa, kuko Yakobo bivuga amateka avuga ko Yakobo amanuka muri Egiputa yamanukanye n'abana 70, yamanukanye n'abana n'abuzukuru n'abakazana be, bamanutse ari abantu 70. Aba bantu bamanutse ari abantu 70 bakagukira hano mu gihugu cya Egiputa, ariko baje bazi ko ari abasuhuke muri icyo gihugu, ariko bari bafite ibyiringiro bidashidikanya yuko bafite igihugu cyabo cya gakondo bazajya kugisubiramo. Imana ishimwe cyane, cy'i Kanani. Rero aba Yosefu yabwiraga ko bazajya i Kanani, bamwe ntibari banahazi, bahumvaga mu makuru n'amateka bahawe na base na basekuruza, ariko bafite ibyo byiringiro bikomeye. Ubuzima bwanjye n'ubwawe bukwiriye kugira ibyiringiro bishikamiza yuko amasezerano y'Imana yavuganye natwe biciye mu ijambo ryayo. Pana rimwe na rimwe gutekereza ngo naciye ahantu umuntu aratitira arambwira, oya, nabyo ni byiza umuntu yahanura kweri, ariko isezerano rikomeye ni amasezerano dukura mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, kuko ayo ni amasezerano ateweho kashe n'amaraso ya Yesu. Ni amagambo Imana yavuze idashobora kwivuguruza. Impamvu uvuze ko umuntu ashobora guhanura, hari n'uhanura amarangamutima ye, hari nawe ubwawe ushobora no kuruta inzozi z'amarangamutima yawe, ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rizigera rigira gute ritakaza value yaryo cyangwa se umwimerere waryo. Ni iry'ukuri rwose. Imana yari yarahiye ko igihugu yarahiye ko izaha Aburahamu, Isaka na Yakobo cyari igihugu Imana yarahiriye yuko byanga bikunda bazagituramo. Bari bafite iryo sezerano rero rikomeza kugendera mu binyejana no mu bisekuru byabo, ribemeza neza yuko byanga bikunda igihe kimwe bazataha bakajya i Kanani. Mbese nge nawe uyu munsi wa none hari ibyiringiro twamaze kwimbika mu Mana yuko Imana amasezerano yayo ari mu ijambo ryayo. Ayo masezerano yayo ashobora kudufasha mu gihe natwe turimo mu gihe nk'iki ngiki, ikagenda atwambutsa adukura ahantu hamwe atujyana ahandi, habe nubwo haba hari ibigeragezo byinshi bitandukanye. Ngira ngo Abayisiraheli bumvise indahiro barahiriye Yosefu, no mu gihe bagiye mu gihe cy'ubucakara batangiye kujya batotezwa, babona nta n'umutabazi bafite, ntabwo bigeze bafata umwanzuro wo gufata amagufa ya Yosefu ngo batinyuke kuyahamba mu gihugu cya Egiputa, kubera ko bari bazi ko ayo magufa byanga bikunda umunsi umwe, isaha imwe, igihe kizagera, igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe, bagafata ayo magufa bayikoreye, bafite urugendo barimo gutaha berekeza iwabo i Kanani. Mbega ibyiringiro bitangaje! Oh, haleluya. Mbese iyo haje situation ikomeye mu buzima bwawe, mbese urimo guca mu bintu biguhinyuza, rimwe na rimwe amaso yawe agerenga ibyo bintu birimo kuguhinyuza, ukagira ibyiringiro byimbitse bidashidikanya yuko Imana byanga bikunda iri mu ruhande rwawe, ushingiye ku masezerano yayo, ushingiye ko nawe wayizeye kandi ugendera mu mahame y'amasezerano yayo, ko Imana izasoza umugambi wayo ukomeye. Nkunda umugabo wita Dawidi, ntabwo njya mbwiriza ngo ndeke gutekereza kuri Dawidi. Dawidi kubw'ibyiringiro yari afite, yizera neza yuko Imana idashobora gutererana abayiringira. Hari koti y'amagambo yavuze muri Zaburi ya 23. Iyi Zaburi iratangaje. Dawidi yavuganye n'ibihe, avugana n'ibihe kubw'ibyiringiro. Aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, aravuga ngo kuko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ngira ngo ahari uyu mugabo yari arimo kuvugana n'ubukene. Birashoboka ko hari ibintu byazaga bimwereka ko atazaba umugabo cyangwa se atazatera imbere, akavuga ngo kuko Uwiteka ariwe mwungeri wanjye sinzakena.
aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngakanjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngagasubiza intege mu bugingo bwanjye kubw'izina rye ryera. Imana ishimwe cyane. Ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye ryera. Haleluya. Dawidi yari azi neza ko Imana izamuyobora inzira yo gukiranuka mu isi yanyuragamo, n'iyi si nk'iyi nanjye ndimo nawe urimo mwene data. Impamvu yavuganaga ayo magambo ngo amujyana ku kibaya cy'amazi, amujyana ku iriba ry'amazi adasuma, ngo agasubiza intege mu bugingo bwe, yari yaramenye ko hari ibicanige byinshi biri muri ubu buzima, ariko aravuga ngo kuko ari umwungeri wanjye azaza ahora asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ibi ni ibyiringiro bidakuka no kureka ati wenda ndakene, ariko kuko Uwiteka ari umwungeri wanjye sinzakena. Ashinga hagati aravuga ati byanga bikunda hari icyo Imana izakora. Iyo ukomeje aravuga ngo anegurira ameza haravuga ngo inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Muri iyi si y'abantu bacitse intege, y'ibintu biturwanya, y'ibibazo byinshi bishobora kuza bikikorera bikaza bikirundanyiriza ku muntu kandi bitandukanye, ni izihe mbaraga zijye zikujabura zikagukura muri ibyo bibazo n'uwo mubabaro, zikaguha ibyiringiro bikomeye kugira ngo wambuke aho hantu umutima wawe ufite amahoro mu mutima. Kuko amahoro ntidushobora kuyabona tudafite ibyiringiro. Itangiriro ry'amahoro ni ibyiringiro. Ibi byiringiro byatumaga Dawidi avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, niwe undagira, niwe unyobora, niwe unsubizamo imbaraga mu bugingo bwanjye, kandi akanjyana ku iriba ry'amazi adasuma, agasubiza intege mu bugingo bwanjye, akanyobora inzira nziza yo gukiranuka kubw'izina rye ryera. Avuga ngo inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Avuga ngo anegurira ameza mu maso y'abanzi banjye. Iyo uri hagati mu gitero cy'abanzi cyangwa se ibintu biguhiga bikurwanya, ese ugira ibyiringiro ko Uwiteka yaza akaguteguriramo ameza, ukabasha kurira hagati ya bya bindi byaguhigaga, ukabasha gukomera hagati ya bindi byakurwanyaga. Ibyo byiringiro se ibyo bishingiye kuri nde? Bishingiye ku bwenge bwawe, bishingiye ku mbaraga zawe, bishingiye kuri bene wanyu. Ibyo byiringiro bikwiriye kuba bishingiye ku Uwiteka, kuko Uwiteka niwe twiringira tudashidikanya, biciye mu isezerano rye yasezeraniye abamwiringira. Hari ijambo rinezeza rivuga ngo ntabaza ndagutabara kugira ngo nkwereke ibikomeye n'ibiruhije iby'umwana w'umuntu atakwibashisha. Mu gihe cyose uzaba ufite ibyiringiro, bizagutiza imbaraga zo gukomangira ijuru kugira ngo ibyo byiringiro byawe bishimangirwe n'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Rero Yosefu yari azi neza yuko Abayisiraheli bari i Kanani bazakomeza kwibutsa Imana isezerano rishingiye mu byo barimo kwizera bizabaho ariko bidahari. Ukwiriye kuba wibutsa Imana isezerano bishingiye mu byo wizera, ureba, wiringiye ko bizabaho, ugakomeza kuba ari byo uhamagara urembuza kugira ngo bize bisohore, kandi ukarinda isezerano ryabo. Aba bantu barinze isezerano ryabo kuko Yosefu yari yabarahije, barinda isezerano ryabo. Amagufa ya Yosefu barayarinze, barayashyira ahantu, biravuga ngo barayose. Ushaka konsa ni nko kugira ngo ni nko kuyasiga imibavu, ngira ngo hari se cyangwa se nimba konsa, ngira ngo kera n'imihango yari yo kwatwika cyangwa bagashyiraho ivu. Konsa ntabwo ndasobanukirwa ijambo konsa icyo ari cyo, kosa amagufa ntabwo ndasobanukirwa iryo jambo neza, ariko ikigaragara nuko yarateguwe neza ayo magufa kugira ngo byibuze bazayageze i Kanani bakiyafite kandi bafite ibyiringiro by'uko barahiye Yosefu indahiro batazigera bivuguruza. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi kurinda, birashoboka ko bari kugera hagati mu bibazo bakavuga ko hari Kanani batazahava, kuko hari ibimenyetso bigaragara ko ari mu bucakara bukomeye, bari bafite ibimenyetso bigaragara ko hari Imana itabaho. Iyo Mana Yosefu yavuze, iyo Mana Aburahamu yavuze, iyo Mana Yakobo yavuze kitabaho. Hari byinshi bizaza mu buzima bwawe bikubwire ko Imana itabaho, bikubwire ko Imana idatabara, bikubwire ko Imana idasohoza amasezerano yayo, bikubwire ko Imana itaruhura. Hari igihe iyo Satani ashaka gucogoza ibyiringiro, amasezerano aratinda. Ndavuga ku barokore basenga cyangwa se ababanye n'Imana, ndetse amasezerano akamera nk'aho atagihari rwose. Ariko muri icyo gihe uba ukeneye kugira ngo ahubwo ibyiringiro byawe bikure kurushaho uko byari bimeze, kuko uko dutinda dutegereza Imana niko twakabaye dukuza ibyiringiro byacu muri yo. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
aba rero bari barakujije ibyiringiro byabo. Ibi bintu babiganirizaga abana babo. Iyo ushaka kugira ngo ibyiringiro byawe bikomere, nuko ibyiringiro byawe ukomeza kujya ubitekerezaho ku manywa na nijoro, kandi ukabyiganiriza, ugakomve ku mutima n'ibitekerezo byawe yuko hari isezerano rigari wahawe n'Imana. Erega ijambo ry'Imana rivuga ijambo rikomeye, riravuga ngo ariko mwebweho, haleluya, mu gitabo cyo gutegeka wa kabiri ice 28 uhere ku murongo wa 7, avuga ngo abanzi bazahaguruka baze kukurwanya baciye mu nzira imwe, ngo ariko ngo bazaguhungira mu nzira 7. Abanzi baje ari igitero kirundanyije kije kugwa ku buzima bwawe, ariko mu isezerano ry'ijambo ry'Imana havuga ngo ariko bazaguhungira mu nzira 7. Uyu muntu abanzi biteranya bakaza kurwanya baciye mu nzira imwe, bakamuhungira mu nzira 7, Imana ikabatatanyiriza mu nzira 7. Uyu muntu ninde? Uyu ni umuntu ufite ibyiringiro mu Mana. Uyu ni umuntu wamaze gushiftinga ibyiringiro bye abikura mu isi. Ibyiringiro byacu ntabwo bikwiye gushingira mu isi n'ibiri mu isi. Ibyiringiro byacu bikwiye gushingira ku Mana, kuko ariyo Mana isoza kwiringirwa. Ibyiringiro tuyiringiramo, tuyishyiramo, tuyizereramo. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo rivuga nkunda none riri muri Yeremiya, ngira ngo ni Yeremiya 17:7, aho ngaho ndatekereza haravuga ngo reka masome Yeremiya 17:7, Yeremiya 7 guhera ku murongo wa 10, Yeremiya 17:7, Yeremiya 17, Yeremiya 17 umurongo wa 7, haranditse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, maze Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Iyo tutiringiye Imana, Imana ntabwo itubera ibyiringiro. Imana itubera ibyiringiro mu gihe twayishyizemo ibyiringiro. Ngo umuntu azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi yacyo mu mazi, ntikizita ku mwaka wacanyemo izuba cyangwa se mu gihe cy'amapfa, ngo ahubwo kizakomeza kwera imbuto zacyo. Ibyiringiro byacu bikomezwa no gukomeza kuguma ibyiringiro twabishyize mu Mana, kugira ngo ibyo byiringiro bize gusohora. Ndavuga umugabo wundi muri Bibiliya wagaragaje imbaraga z'ibyiringiro bidasanzwe, umugabo bita Nowa yahuye na challenge nk'uko nawe uyu munsi uhura nayo. Ahari rimwe rimwe tujya dutekereza ko abantu bayeho bakiranutse batahuye n'ibigeragezo bikomeye nk'ibyo tunyuramo. Nowa yavuganye n'Imana, Imana iramubwira ngo Nowa, dore ubaka inkuge, kandi iyo nkuge ugiye kubaka niyo nkuge uzahungiramo, ni kuko hazagwa imvura, kandi iyo mvura izica abantu bose batabashije guhungira mu nkuge. Nowa atangira umushinga, Imana imuha structure y'uburyo agomba kubaka inkuge. Nowa yiringira amagambo Imana ivuganye nawe. Ariko Nowa ubwo yatangiraga kubaka inkuge, atangira kurarika abantu ati bene data, imvura izagwa. Aravuga imvura izagwa izuba ricanye, aravuga imvura izagwa. Mu mateka yari yarabayeho nta mvura yari yarigeze igwa mu isi. Mu isi Bibiliya iravuga ngo ikime cyarazaga kigatosa ubutaka bukanepera. Nta kintu bita imvura cyari cyarigeze kibaho. Bivuga ngo yavugaga ikintu kitanazwi no mu mitekerereze y'abantu batarimo gukurira icyari cyo, bakumva iyo mvura izaturuka hehe. Icya kabiri, ngo bari batuye ahantu ku musozi, naho Imana yamutegetse kubakira inkuge hari ahantu ku musozi. Nowa rero yubatse inkuge, ahuruza abantu bakajya baza kubaka, bavuga ati wenda byashoboka ko imvura izagwa, bamwe bakarambirwa bakigendera. Ariko Nowa agakomeza gukurikirana igishushanyo mbonera Imana yamuhaye. Yari afite ibyiringiro ko umunsi umwe imvura izagwa agakirira muri iyi nkuge. Umwaka umwe urashira, imyaka 2 irashira, hari urucanege rw'abantu benshi bamucaga intege yuko imvura
itazaba. Uyu munsi ushobora kuba ufite ibyiringiro by'intego runaka z'ibyo wumva neza ko Imana izasoza ku buzima bwawe, kuko nawe uri umunyamugisha, uri umwe mu bantu Imana yifuza kugirira neza. Kuko Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo ariko mwebweho, ibivuga abakiranutsi cyangwa abubaha Imana, ngo muzaba hejuru ntabwo muzaba hasi, muzaba imitwe ntabwo muzaba imirizo, muzaguriza amahanga ntabwo muzayaguza. Navuze ngo ibyiringiro byacu bikwiye kuba bishingiye mu ijambo ry'Imana, wenda bidashingiye no kubahanuza. Rero uyu mugabo yari yarumvise neza ijambo ry'Imana, ararimenya neza. Reka mvuge ngo ijambo ry'Imana rivuze rigahura n'umutima urinyotewe, ntabwo rivuga gusa, ahubwo ijwi ryaryo rimera nk'inkuba, rimera nk'inyanja isuma. Ijwi ryaryo ntushobora guhakana ko utaryumvise, kereka ahari utateze ugutwi ngo uryumve. Uyu rero ijwi yari yarumvise ry'Uwiteka Imana imubwira ngo niyubake inkuge, nubwo yajyaga kuba yacika intege, yumvaga rya jwi ryongera guhorera mu matwi, yumvaga za mbaraga. Ibyiringiro by'abera ntabwo bicogora, kuko ubyikomeza, uvugana nabo, ijambo rye ni rizima, ararikomeza. Haleluya. Nowa rero arubaka imyaka 120 niyo Bibiliya ivuga. Birashoboka ko byageze mu myaka 50 bikaba inkuru ishaje. Birashoboka ko uyu mugabo yatangiye kubaka inkuge atarajegera, akageza igihe agenda ajegera, agenda ananirwa, bakamubwira ati ibyo byiringiro byawe reka iyo Mana niba yarakubeshye. Uyu munsi wa none ushobora kuba uyu munsi wa none ibyiringiro byawe bimaze gukamuka, ariko ongera ugire ibyiringiro. Nagiye nganira n'abantu benshi, umuntu akambwira ngo bamwe na bamwe, nkumva umuntu aravuga ati nabaye mu gihe cy'ubugumba ngira imyaka 15 ntarabyara, ariko narabyaye. Mwene da, nujya gushaka kugira ibyiringiro, rimwe na rimwe uzagerageze kujya wumva ubuhamya bw'abantu cyangwa n'ibintu byabayeho. Ukibaza umuntu umwaka umwe arashatse, 2 3 ibaye 15, wowe bashakiye rimwe, uri da mwana we yageze muri segonderi, undi narabyara, aracyavuga ngo ahari ifite isezerano, cyangwa ndumva afite ibyiringiro ko nanjye Imana yandemye nk'abandi bantu nzabyara. Rero ndagira ngo igihe kikagera ugasanga mu mwaka wa 15 umuntu abyaye impanga. Ni benshi nagiye numva ubuhamya bwabo. Birashoboka ko ashobora kugera hagati mu myaka 8 bikaba ngombwa ko n'urugo rusenya, ariko ufite ibyiringiro ntahagarara, ahubwo ibyiringiro bikomeza gukura bikaba bishyashya. Kuko ijambo ryatubwiye ngo abashyize ibyiringiro mu Uwiteka bamera nk'igiti cyatuye hafi y'amazi, ngo gishore imizi yacyo mu mazi, ngo nikita ku mwaka wacanyemo amapfa cyangwa izuba. Uyu muntu igihe kigeze kugira ngo ananirwe, Imana imwongeramo imbaraga. Ari handi Dawidi yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, akanyobora ku iriba ry'amazi adasoma. Iri riba ni amagambo y'Imana. Iyo wumva ijambo ry'Imana ukaryumva, habe nubwo waba uca mu bihe bimeze nk'ibidashoboka, jya umenye neza ko ijambo icyo ririmo kuvuga ryo kizasohora. Imana ishimwe cyane. Nowa arubaka agera mu myaka 120 ataracika intege. Isaha iragera, abantu baranabivuyeho, abayubatse bamwe babivuyeho, baragenda bisubira muri gahunda zabo, bavuga ati ibyo ntibizasohora, imvura ntabwo izagwa. Ariko bigeza muri ya myaka 120, ibyiringiro bya Nowa byari bimeze nk'aho aribwo bigitangira. Yaravuga ngo ubwo no ku munota wa nyuma nzaba nyiringira ko Imana izaza gusohoza isezerano ryo yavuganye nanjye. Imana ishimwe cyane. Nuko Imana isohoza umugambi wayo. Gutinda kw'iri sezerano cyangwa amagambo Imana yarivuganye na Nowa byari birimo guconga umutima wa Nowa, biwuhindura kurushaho kugaragara nk'uwera cyangwa se umukiranutsi, umuntu wumvira Uwiteka. Igituma ibyiringiro byawe bicishwa mu ruganda ni ukugira ngo bimenyekane neza ko ari ibyiringiro nyakuri. Ibyiringiro bitacishijwe mu ruganda ntibisobanuka ko ari ibyiringiro nyakuri, ariko ibyiringiro bicishijwe mu ruganda biba birimo gutyazwa kugira ngo bigire izindi mbaraga. Urimo uraca muri urwo ruganda rw'indwara ikomeye, bakubwira ko itazanashoboka gukira. Bimeze nk'uko Yosefu igihe yacaga mu ruganda rwo gufungirwa mu gihugu cya Egiputa, afunzwe ntawe uzaburana dosiye, afunzwe n'umugabo bita Potifaro, yari umujenerali, ariko akomeza kubahiramo Imana, agira ibyiringiro. Ntabwo yabonaga urufunguzo ruzamukura muri iyo gereza, ariko yumvaga ijuru bishoboka neza yuko ritamwibagiwe. Mwene da, ndagira nkwibutse ngo ijuru ntiryigeze rikwibagirwa. Ijuru rirakuzi, riragusobanukiwe. Ukwiriye gushiftinga ibyiringiro byawe ukabikura mu isi, ukabikura ku bantu, ukabikura ku bintu, ukabishyira ku Uwiteka. Hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe, hari isezerano, hari amagambo y'ubuhanuzi yanditswe ku mutwe wawe nubwo utayareba, ariko
ko hari package yawe ukiva mu nda ya mama wawe Imana yagushyiriyeho, mu gihe uzagendera mu mugambi wayo kugira ngo iyo package yose y'iby'Imana yapanze biza ku buzima bwawe byose bizasohore. Icyo mubwira uyu mwanya none aha ngaha, ukwiye gukura ibyiringiro byawe mu mbaraga z'umubiri, mu bwenge, mu mashini no mu bindi bintu bitandukanye, ugashyira ibyiringiro ku Uwiteka kuko ari we wiringiza kandi agasohoza abamwiringiye kubagirira neza. Yosefu igihe cyarageze asohoka mu nzu y'imbohe, ntabwo yakuyemo na bene wabo, ntabwo yamenye isaha bizagenda, nta nama yakoresheje abantu ngo bizabe gutyo, ariko ijuru ryaratunguranye riraza rimukura mu nzu y'imbohe, kuko n'ubundi ibyiringiro bye byari bikiri bishya cyane rwose bitose, byari bikiri ibyiringiro biri fresh. Yari agifite ibyiringiro byo kubaha Imana no kugendana n'Imana, yari azirikana isezerano ry'Imana yavuganye nabo, ari nabyo byiringiro byakomeje gukomeza no mu bukuru bwe, aza kubwira bene se ko Imana izagira neza. Ntekereza ko ibi byiringiro yari afite kuva mu butoya. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo barinze inzozi ze, ni umwe mu bagabo barinze umugambi w'Imana. Mwene da, wenda Imana yavuganye nawe mu ijambo ryayo, wenda wasomye Bibiliya, bagusomye abigisha barakwigisha, ariko iryo rifate niwe murage n'umugabane wawe, urigundire. Cyangwa wenda yavuganye nawe mu nzozi, bifata ubigundire, ibyo byiringiro bijugunye uko ubonye, bizaza gucuguswa, bizacishwa mu ruganda, cyangwa se bimaze igihe kinini bicishwa mu ruganda, ariko urwo ruganda ntibivuze ko bitazasohora. Nowa yaruciyemo imyaka 120, ariko amaherezo birasohora. Uyu munsi none mubwire ngo abantu bundi ntabwo gukomera ibibazo birimo abantu bakomeye, abantu baca mu bihe bigoye ni nabo abantu badasanzwe, ariko abantu baca mu bihe byoroshye nabo baba boroshye, kuko ibumba wabumbwemo nyine niryo risobanura itafari ugomba kuvamo uko rimeze. Imana ntabwo igirira abajeyi, Imana ntabwo igirira abasivile, yitwa Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ishimwe cyane. Rero mu gihe icyo ari cyo cyose ukwiriye kuba ufokasinga ku Mana, ibyiringiro byawe bishingiye kuri yo. Ikindi cya kabiri, reka nkubwire ngo impamvu ibyiringiro ari ngombwa. Iteka iyo hagiye kubaho second dimension, cyangwa se hagiye kubaho dimension ya kabiri y'urwego Imana igukuraho n'ahandi hari kujyana, ikintu kibanza gukomangira ubuzima bw'umwana w'umuntu n'imiyaga, kuko uba ugiye kujya mu kindi cyiciro utamenye, utigeze gusobanukirwa, utanazi. Ibyo rero bijya bibaho ku bantu bakabyitiranya n'ibibazo, nyamara bibitsemo umugambi w'Imana. Kuko iyo dusubiye hariya hejuru dusanga Yosefu yarimo kubwira bene se, ruhere nko kuri 20, arimo kubabwira ngo ubw'Imana yemeraga ko mwebwe mungurisha, mwangurishe kubw'umugambi mwiza, ariko Imana ifite umugambi mwiza kugira ngo nzababanzirize inaha, kugira ngo nzabagirire neza. Ibyago byazaga kuri Yosefu byasaga nk'umwako, ariko byateguraga amahirwe akomeye adasanzwe azahoraho. Byacuraga n'umuntu ufite ibyiringiro bitagajuka, bizi neza yuko ibyo yiringiye nubwo yaba yaranapfuye, Imana izasoza umugambi wayo. Ari nacyo cyatumye avuga aya magambo akomeye mu gihe cye. Rero uyu munsi nganira nawe, ndagira ngo ibyiringiro byawe bibe bishya. Soreza kuri iri jambo sa nk'urimo gucutsa. Yesaya 40:31 haravuga ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amena. Abategereza Uwiteka, abamufitemo ibyiringiro, abo ese utegereje nde? Bibiliya twereka ko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Dawidi yabishimangira avuga ngo, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana igusubizamo intege iyo uyitegereje, bakanjyana ku iriba ry'amazi adasuma. Ahangaha Yesaya nawe arabivuga, arabihanura, arabishimangira avuga ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bagurukishe bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa. Mwene da, uyu munsi none ibyiringiro byawe bikwiye kuba bitagajuka. Impamvu nigisha ijambo ry'ibyiringiro kugira ngo tube mu buzima bw'ibyiringiro, nuko ibyiringiro bibuze umuntu abatakaje hazaza he hose. Rero gira ibyiringiro, kuko Imana yagutangije urugendo rwo kuba muri isi, ifite umugambi mugari w'uburyo uzayibamo ukanesha ibyo wahura nabyo byose. Icya kabiri kirenze ikindi, ukazaragwa n'ubugingo bw'iteka ryose. Yosefu yarebaga ko amagufa ye azahambwe i Kanani, atari ukuvuga ngo amagufa yaruhukiye Kanani gusa, ahubwo ni roho ye yaragiye n'undi yari yaramaze kwibika i Kanani, avuga ngo roho yanjye iri n'amagufa yanjye niho agomba kuzaba ari. Arabarahiza ati, amagufa yanjye ntazasigara muri gihugu cy'abanyamahanga. Mwene data, buri rugingo rwacu rwose rurashinganye, kuko turi abana b'Imana. Kandi ngira ngo hari umunsi umwe
umugaragu w'Imana yaciye mu bikomeye Samusoni, ubwo ngo bari bamuhambiriye Abafilisitiya bamugeza i Lehi ahambira imigozi n'iminyururu. Ubwo Delila yari yamushutse ati Samusoni, Samusoni, Abafilisitiya baraje, akunda yamubwiye ngo namuhambire, no yamuhambiye ingoyi zikomeye. Samusoni bamuhambiriye ngo agoswe n'abantu 5,000 n'amacumi n'intwaro zikomeye. Ageze mu kibaya bita Lehi, yavuze ijambo rikomeye. Hari igihe cy'amakuba mu ruhande rwe, ariko ngo arasenga isengesho, aravuga ngo Uwiteka ntukunde ngwa muri aya maboko y'abapagani batakebwe. Impamvu yagize ibyiringiro nubwo yari ari mu gihe gikomeye kigaragara nk'aho ari urupfu. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo Samusoni ageze i Lehi yafashe urwasaya rw'indogobe, yari yarapfuye nyine. Urwasaya rw'indogobe yari amagufa y'urwasaya rw'indogobe, ngo arwicisha. Bibiliya iravuga ngo agisenga iryo sengesho, ngo imigozi yari impambiriye, iminyururu yari impambiriye, ngo yameze nk'utugwegwe dukubiswe n'umuriro, itangira gucagagurika. Iyo ibyiringiro byacu bishingiye ku Mana, hari imbaraga zijya ziza, supernatural power, imbaraga z'indengakamere zikamenagura ubutware bw'umwijima buba bwaduheranye. Kuko aho ibyiringiro bijya gutakarira, ni uko ikuzimu baba bamaze kwataka, bakazana imbaraga ziza guhakana isezerano. Rero hari imbaraga n'aha Samusoni yari abonye zije guhakana isezerano, zivuga ngo ntabwo uri umunyambaraga ugomba gupfa, nta mugambi Imana igufiteho. Ariko asenze isengesho ngo ntukunde kongwa muri aya maboko y'abapagani batakebwe. Agize iyo byiringiro yuko naho yabasha kuhava, imbaraga z'Imana zimanuka kuri we, ngo afata urwasaya rw'indogobe ku bw'Umwuka Wera uri kuri we, ngo arwicisha abantu 5,000. Abari biteguye ko imva ye yamaze kuboneka ko urupfu rwe rwageze, nibo bahindutse abajya mu mva, ahubwo mu cyimbo cya Samusoni, kubera ko Samusoni yagize ibyiringiro mu Mana. Mwene data rero, ibyiringiro byawe reka bibe bishyashya, byiyongera imbaraga. Nubwo waba ugoswe, nubwo waba uri mu gihe ubona kimeze nk'igikomeye, hari undi mugambi mugari Imana irimo kugutegurira, hari ahandi hantu Imana irimo kukujyana, hari finale y'urugendo rwawe uburyo yateguwe n'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka rero mbifurije amahirwe y'Imana, mbifurije imigisha y'Imana, mbifurije no kugira ngo ibyiringiro byanyu bibe bishyashya kandi birusheho gukomera. Bikomezwa no gusenga, kuba mu buzima bwo gusenga kenshi, gusenga cyane ukagirana ubusana n'Imana, no gusoma ijambo ry'Imana, no kubaho mu buzima bwejejwe ureba ko buri mu mugambi w'Imana. Ibyo ngibyo nuba muri ubwo buzima, iteka uzaza wumva imbaraga zihora zimanuka mu bugingo bwawe. Imana ntabwo izigera iguhana, ahubwo izabana nawe iminsi yose, izakurindira ubugingo kandi izagusoza ku mugambi w'isezerano. Uko nawe uzajya gucikira intege, Imana izakongeramo imbaraga. Abera bahora bongererwamo imbaraga, abiringira Uwiteka. Ikibazo si wowe uziyongeramo imbaraga, ahubwo imbaraga uzazongerwamo n'Uwimana, n'Uwiteka we washyizemo ibyiringiro. Imana ibahe umugisha. Uwiteka ndagushimiye kubwira ijambo, reka rigende ryubaka imitima y'ubwoko bwawe, rikomeze abantu bawe, ubashe kuryumva, rimukure mu gihe yari arimo cy'igikombe gikomeye, rimutereke mwami ahantu ku musozi Bewura w'umunezero, w'ibyishimo, aho abasha kuruhukira ndetse akenjoyinga, agasereburetinga intsinzi Yesu yadufatiye mu izina rya Yesu. Amen. Musharinge, mukore mubisharinge, mukande subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibyigisho byacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Ciao.